ni nyuma y'igihe kinini Vestina agarutse kuri kamera avuga ko hari abamwiyitirira bityo bakandika amakuru atari yo. Rero nk'uko byabashije kuba byagenda bitangazwa kuri Vestina ndetse n'umugabo we Idris, nk'uko byagiye bivugwa cyane, nk'uko byagiye bicicikana mu mwaka w'2025 mu mwaka ubwo ushize, amakuru yabashije kuba yacicikana tubona Vestina yanditse ku mbuga ze akoresha nkoranyambaga ku rubuga rwa Instagram, abasha kuba yandika ko hari ikibazo afitanye n'umugabo we Idris. Yabashije kuba yabyandika kugeza na n'ubu ntabwo yari yakagarutse kuri kamera, dore ko atabonekaga kugira ngo abashe kuba yatanga ukuri kose, atange uko byaba byaragenze. Rero bityo uyu rero Vestina nawe yabashije kuba yasohoka, akabasha kuba yagaragaza buri kimwe cyose, ubona ko ababaye cyane mu gahinda kenshi, avuga ati uko byagenda kose, ati nimuze mwizera ibi bihuha, ati kuko hari abantu banyiyitirira bityo bakabasha kuba basohora inkuru zitari zo, ati bakabasha kuba bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ati kandi muri make ati njyewe ndi kumwe n'umugabo wanjye kandi tumeranye neza, ati nta kibazo na kimwe dufitanye mu rugo rwacu, n'andi magambo menshi yagiye akoresha agenda atangaza cyangwa se abwira abakunzi be ati mutagera igihunga, ati mutacika intege, ati njyewe n'umugabo wanjye turi kumwe, ati kandi nk'uko twabyiyemeje niko tugomba kubana. Ati rero ibihuha mugenda mubona, ati abona abanyiyitirira bagiye batandukanye, njyewe nta kibazo na kimwe habe namba. Ubwo yari ari gusubiza ku butumwa bwasohotse muri 2025, agenda ababwira ati biriya byose mwagiye mubona n'ibihuha ndetse n'amakuru atizewe, avuga ati mukomeze mwebwe munkurikirane kandi munkunde, ariko mwirinde kuba mwakurikiza akawunti bagenda banyiyitirira bavuga ibihuha kuri njye, kuko njyewe nta kibazo na gitoya mfite habe namba, ati ahubwo ni abantu bagenda babesha inkuru zitari zo, bagenda bambeshera kuri buri kimwe cyose, ati njyewe n'umufasha wanjye cyangwa se n'umugabo wanjye, ati ni umugabo mwiza, ati Imana yanyihereye, ati ni umugabo udakunda amahane, ati ni umugabo wahuye n'ibyifuzo byanje. Rero uyu Vestina yakomeje atangaza andi makuru agenda yihanangiriza abamwiyitirira ko nk'abafana be mutagomba kubakurikirana, ati ahubwo mutagomba no gukurikira amakuru yabo dore ko aba ari ibihuha. Ni nyuma y'uko rero ririya tangazo cyangwa se ari amakuru yasohowe kuri akawunti yitwa Vestina, nabwo agenda ababwira ati iriya akawunti ntabwo ari iyanjye, ati nk'abafana mugomba kumenya akawunti yanjye, bityo kugira ngo muze mumenya inkuru nyazo cyangwa se mumenye
ibintu byizewe, ati apana gukurikira ibitari byo. Rero inshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro mwese ko niba utarakora subscribe yikoreye kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bizabageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.